Hey guys, kiganiro ni Akari Murori. Yeah, nkuko bisanzwe tugenda dukora indirimbo n'ibindi n'amafilme, comedy n'izindi nkuru zikugenda zicicikana hano hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi tuje gukora ku ndirimbo ya Young Grace yitwa Token. Ibindi turagaruka tumaze kwireba iyi ndirimbo. Yeah. Okay. Man hejuru kagiye hejuru yakoresheje abakobwa nta kintu yambariye rebero mu cyakoza babwije ukuri babwije ukuri izi modoka ziri zigezweho bayita makeri mu nsi igezweho oza amafaranga ibihagaze. Oh my god, tuvuge ko ashaka kuyakiriza ku mukandara w'abandi oya se kandi ntabwo nyuma kimara kubyara nibwo yahise avuga ati reka mfate indi token ndebe niba nta kintu umupira wa karindwi oya se seven pa se kandi ntabwo oya urumva ibyo bintu bishoboka biragaragara ko na muvoma ye iri hasi cyane kubera iki fata token oya ariko ino ndirimbo irakoze by the way irakoze kabisa irateguye ntabwo ari ibintu byo gupacapa yamukuye mu biro atakaza ibi shumi wumve yuko nyine aho avuye Indirimbo yayikoze neza. Bijyanye n'igihe gishize adakora. Ahagarukiye. mbega indirimbo urumva igihe gishize yari arimo arategura yakoresheje abakobwa bo muri hano ese ntabwo ubona bangaba banzuriye sha barabizi wasitse yakwinjira neza cyane cyangwa ntanakoraho cyakoze umuntu wakamiye ino ndirimbo Listen, respect kabisa kumbijije ibyuya, umva, kumbijije ibyuya ntabwo yabijyanye byose. So, ngiye kwibazaho mvuga ati se buriya tokeni baba yashatse kuvuga iki byancanze hoya banze rebe abari barimo ubone kuvuga niyo token bashaka kuvuga ese ntabwo ubibona neza tokeni ntazutiye token Kwese ndetse n'ibyo washatse kuvuga njye ndi kubibonamo hano bakuzi ko uri umusazi mwese kuki wakumva ko ibyo njye nashaka kuvuga Oya, wowe. kubona n'ibitenge ni Jekanda, abo yamenye umwari arimo ndebera akantu yambaye hoya ariko wow utu nitwo tugezweho nibyo ako se wowe nibyo bintu bigezweho noneho yanarambara wamuwe yanarambara ishumi hoya se kandi azi nuko ari ku modoka none uzakuze ino modoka amafaranga igura wowe uzi amafaranga ihagaze uzi kuza amafaranga baba baramuciye kugira ngo ijye uno motive ni ukuvuga ati yakubise tokeni za N7 nyine bazire N7 ibintu bambaye ino myenda uzi ukuntu yihagaze harimo umutipe uyu wenyine niyo ababyeyi uzi ukuntu ihenda ino niyo myenda ababyeyi akenshi ukunda kuki ari yababyinnyi kandi mbona ari akantu k'agakanzu keza gashamaje ku buryo bakuru umusazi birase ni ikanzu ababyinnyi babyinira ntabwo ari ikanzu kare So, ubundi ari amakanzu uyasanga no muri basketball abakobwa. bari abakobwa bakina baba bari kubyina babyita abacizedi ni nawe banza ureba uzi ukuntu ahenda none turiya tugoro baba ni byiza cyane n'amasogisi kabisi bijyanye birajyanye biba bihenze niyo clip ubundi y'abari bazima uko ari barindwi ibintu biba bihenze batandatu. Ari ikintu tubona ko ikintu kirateguye fresh kirateguye kabisa. cyane kabisa ibintu biba biteguye Oya, kabisa ku murongo Zeboy we cyo tubabarira. Ubu tubwira ibinako bidafatika. oya biba biteguye nta kuntu wambwira ngo nta kuntu wambwira ngo ko biteguye we mubona bari batandatu se si ndimo ukuvuga ngo ndabona abari banza urebe kamera ukuntu yakamiye aha ball ukuntu ari fresh abo fresh ese Haragaragara niyo neza background yo cyane yonyine ko yabonye se atari abakubwira ati ahubwo vuga ati icyaryoheje clip ndi bano batata ndi kubona Oya, wowe ari kubwira ibyo bindi byose Oya, aravuga akamenya kugira ngo harimo na drone. Ariyo twabonye se. nyine ntayo wabona wagira ngo ni ikindi kintu ariko kiri urumva ugiye kunonotsora ino video Oya, ari ntabwo yishyira ku rwego ruri hejuru cyane ahubwo yishyira ku rwego uzi amafaranga yamutwaye
amafaranga Ntabyo ariko n'ubundi sinabyo. izindi video zirashobwa nose uko batakazamo amafaranga niko zikundwa ariko none Ino se- token urabona 7 ball kabisa. yarakunzwe wowe ariko urabona kabisa iraryoshye cyane aho ngaho uratira ryoshye Oya, cyakoze icyo Ibiryoshye cyo cyane. Grace yari iryoheje yateguye ni Ni 7 girl ntabwo ni 7 ingoma ball iba iteguye ni 7 girl oya producer aba ni yateguye 7 girl ntabwo 7 ball reka mbabwire mba ukero ubundi ibintu bavuga kuri ino ndirimbo njye ubundi reka mbabwize ukuri ubu ino ndirimbo uzi umuntu wayanditse so twamwumva Sound uvuga ibishego se gusa ibishego bikaza fata ino ndirimbo ngo ni nyiza Ese uwayanditse sinuza si Mr Kagame ako iyo mujya kuvuga ibi umva se iyo mujya reba oya igorofa tuza urumva? fata igorofa fate ntiza Ntiza. ufate n'iyi ngiyi mwese ari kuzana ikintu kimwe ariko se mujye muba abantu mutekereze Ariko nyine neza tuzi- yewe numva ndetse oya aricyo izo ngomba zose kumenya ni Mr. Kagame None se uzandika. ni Mama Mr Kagame uzandika Aya, munyumve neza, munyumva Izi ndirimbo nyine zisobanuye ibintu ukuntu ni ikintu kimwe ikibazo ikibazo gute cyangwa ukuntu abakobwa bambaye Ndetse ubijyanyije ibi na si token byiza. bari kuririmba njye maze Oya, ndabona ariko ntacyo token bitwaye oya reka zamubwire mwebwe mujye mureka gufata abahanzi mubacira urubanza n'iki abo bahanzi ngiye kuri njye kuri kote yanjye Yeah. ngo nabo ubwo baranarezwe kubera icyo mvuga ko barezwe nta muhanzi uvuga ikintu uko kiri nimba ashobora kuvuga nkavuga igiti cyangwa se nkavuga igare Yeah. cyangwa nkavuga saa moya sangahe mvuga ikintu nkagishyira muri crepe Eh, umuntu uzakireba azabona icyo naririmba Mm. so ntabwo nimba mfite ikintu ndi kurenzaho umuntu ufite ubwonko bwe bugize bwagutse sibyo ibitekerezo bye byagutse Okay, so nibaze umutwe nawe. umuntu ufite ibitekerezo bye byagutse Ehe. ahita yumva ko uyu muhanzi hari ikindi kintu yashatse kuririmba Eh. ariko ubwo ninde ni wa wundi ufite ubwonko nyine ibitekerezo byagutse nyine Neza, okay. ubasha Wibanda kumva ku kintu. yumva neza yumva utuza Kumva, ndakumva. Jekana hari ikindi cya kabiri ntabwo wa mwana ntiyajya kumva abonyemo igare so yumvishe igare kumanuka abone baranyonzi bamanuka Ehe. ariko umuntu mukuru ashobora guhita yumva ikindi kintu ni gute ushobora gushinja umuhanzi ngo yaririmbye ibishego kandi Kandi atabivuze. aririmba urukweto uko ruri aho kugira ngo aririmbe urukweto abanza akiririmbira ipantaro Ya, ni ibintu aho byumvikana arimo kuta ahubwo. ubwenge agahita avuga ati urukweto ni urwo yarashatse kuririmba Oya, oya, sibyo buretse. byiza aho Oya, hari ikindi buretse kibazo ibintu uri kuvuga. hari ikindi kibazo Oya, kiba hano oya. hanze abantu b'iki gihe nyine wenda sinzi nimba ari twese bamwe na bamwe barifata bakagenda bagafata ibintu bakajya kubinonosora uzi ko ni wanyu Eh. wicaye abantu bakoresha kuvuga bakajya baca hirya no hino kandi uhicaye bakuvuga ntumenye ko bari kuvuga wowe none se mushinga gute ko uyu muntu aba bahanzi baririmba ibishego usiko ibyo bintu ari byo Oya, ukicara iwanyu urebye no mu bakakuvuga. ndirimbo za karahanyuze urumva ziriya za mama munyana urumva ngo mama munyana iriya ndirimbo urumva iriya ndirimbo buriya amagambo arategura bakoraga mu nganzo none se kuki ibyo se ko batabiteye ikibazo niba Kuki mubwira ngo- batabiteye ikibazo? niba mubwira ngo aba bahanzi ibintu bakora baratekereza nabo baba bazi ibintu bahaye abantu Industry. ko bizumva urubyiruko abana n'abantu bose si ikibazo cya mbere indirimbo ya Young Grace Token ni hantu hambere wayibonye ni hantu hambere wayumvishije ubundi mba nikaraza ubundi umuhanzi ntabwo yajya gusohora indirimbo atahamagaye nk'umuproducer ati si iyi ndirimbo urabona imeze gute we ni hantu wayibonye cyane eh yumva njye nawe mba nayibonye imbere ushobora kuba yaguhamagaye Young Grace kameme nyine aba yaduhamagaye akaduteranya iti murabona ino ndirimbo imeze gute tukamusubiza nta kibazo ya token nayibonye kuri stati umushuti wanjye yayipostinze hantu hambere wayumvishije indirimbo ya Grace ahantu hambere nayibonye nayibonye kuri stati hari umushuti wanjye yari wayipostinze ndayibona ahantu hambere nayibonye dore imana yagize neza iduha ubwenge nyuma yo kuduha ubwenge nk'abantu tububyazamo umusaruro ngaho ku ikoranabuhanga ngahe hose wayibonye imana ukingira ku ikoranabuhanga bariho nyisanga so niho wayisanzeyo cyangwa hari aho nayisanzeho kabisa Young Grace yashyizeho hashyizemo iminota nk'itatu ahubwo Token wumva ari iki token numva ari nka ya mabuye bakinisha muri biyari amabuye twa dupira bakinisha muri biyari nigeze gukinaho biyari umunsi umwe urumva Ya, Token Token ni ni- igiceri batanga ubundi urumva kugira ngo wemererwe nyine gukina kuri biyari nicyo cyitwa Token njye nicyo nzi gusa nyine niba yarakoze mu nganzo
muri make y'ubutumwa bukajya kuri wa wundi bugenewe, gusa tokeni ni cya giceri batanga nyine kugira ngo umukino nyine utangire. tokeni nk'ubwije ukuri iri mu bintu bibiri, hari mu buryo bw'urusimbi harimo tokeni, naho tukagaruka no mu buryo bwa fizikari. tokeni ubundi ni igitsina cy'umukobwa, tuzi ko ari igitsina cy'umukobwa. wowe nuko ubizi niko byumva, si ukuvuga ngo niko mbizi, wowe nakoze uburyo wumva ari iki. ni igitsina cy'umukobwa. mba numva nyine sinasobanukiwe neza. tokeni yarashatse kuvuga sinzi. Ikibazo cya gatatu hano ufitiye, dore inzira ijya muri uwo mwobo wumene cyane, sunikamo iyo nkoni. Wumva ibyo bintu bishatse gusobanura iki wowe yumva ibyo bintu? ubwo ni ubushengo. Kare ngo sunika nyine no se basunika bati na sunika dore inzira igana muri uwo mwobo. Niyo mpamvu nayo nakubwiye taro gukora mu nganzo, sibyo? Twabishanisha n'ibyo muzima busanzwe, nanone twakumva nk'abantu baba bafite IQ iri hejuru, ugasanga none ntabwo birimo birahura. Ubwo ni ubushengo, so sinakubeshya shumi yanjye. Urakoze cyane. Ariko nkubwije ukuri, tokeni navuze ko ni igitsina nyine cy'umukobwa. Noneho dabo iyo nkoni sunika wumene, urumva ntabwo unese umwobo wumena gute? Nyine ni dabo iyo nkoni ni igitsina cy'umuhungu. Urakoze nuko byumva, nuko njye byumva kabisa. Ako se buriya yarashatse nko kuvuga wenda nka kuriya bakina biyari, buriya se yarashatse kuvuga ngo iriya nkoni asunike muri kariya kobo. Ariko ntekereza nkaho nyine bari gukina nka biyari, urumva kuko ubundi nibyo batwereka cyangwa se sawa. urabona muri biyari bakinisha inkoni, kandi iriya tebo yo kuri biyari habaho umwobo, so ndumva ari nyine ari kumubwira asunike iriya nkoni akubita agapira kamanuka. So bikarangira avuze ngo amene umwobo, wenda byashoboka ko yawumena nyine n'agapira nyine gakakubita kakamena, ariko ntibyashoboka. Ikibazo cya kane gufite hano kiravuga kiti, wumve ko umujinya mfite niyo wankubita bukarinda bwira ntabwo wawumara. Ko byari tokeni na biyari, imijinya no gukubitwa bije mu gute? Wowe wumva ibyo n'ibiki yangwese yashatse gushira mu yashatse wumva bisobanuye iki? Wumva ari iki ushatse kuvuga kuri wowe? Nyine umukobwa ari kuvuga ati umujinya ufite, umujinya umukobwa afite, umujinya umukobwa afite, ubwo mutipe nyine ntabwo yawukubita ngo urangire. Ubwo urumva ntabwo yamunyura. Nuko byumva. Ntabwo yamunyura nyine. Hari igihe umuntu ajya wenda gukina wenda iriya mikino, wenda afite umujinya, afite nk'impamvu ashaka nko kubyirengagiza. Ushobora kumva wenda yari ari nko kuvuga nyine birangira ari gukubitwa, nyine no wamukubita niyo yakina gute wenda uwo mujinya n'uri burangire. N'ubushengo ageze nkaho nyine akubitwa n'uwo muntu 7 ball, sibyo? Ibyo birebire cyane nyine aribwa n'amavunja, bigenda bite? Ni ibintu bisabwa kuba wa muntu n'ubundi byagenewe ari ubyumva neza. Naho ubundi n'ubushengo ugiye mu bundi buryo n'ubushengo. Bipera nziza shobora yararwana atekereza yuko neto ngibyo. Sawa, urakoze cyane. ubwo se barakinnye aramutsinda, arangije ashaka kurwana, ashaka ararakara. Ntabwo nsobanukiwe rwose ibintu nk'ibi, ntabwo ndi kubyumvisha ukuntu nyine bakinnye. Yarangiza akavuga ngo umujinya afite niwawumara, so byangira gute agiye kumara umujinya kandi bakinaga tokeni biyari akashaka yaramutsinze, akumva ko nyine atabyumvisha muri we, akumva ko yarwana nyine, akumva ko agize umujinya. Ikibazo cya gatanu hano ufite, uramutse uri umubyeyi washishikariza umwana wawe kureba ino clip, ino ndirimbo ya Young Grace? Namushishikariza kuyireba. Iyo ni indirimbo isanzwe, njye nanayikunze cyane buriya. Nayikunze cyane indirimbo isanzwe. Namureka kayira, ese hari ibibi birimo. Njye nakunze n'ukuntu bambaye neza cyane. Si ukuvuga ngo ni ukwimushishikariza cyangwa ngo ni iki n'iki.
ushobora no gusanga nawe abiyobotse akajya kugera kuririmba akaba umuhanzi cyangwa akaba umukameramani umuproducer njye ntamureka nta kibazo kuko urumva ni ubuzima busanzwe wamushishikariza nta kibazo ngiye kabisa. buriya baravuga ati icyo wimye mwana shumi yanjye iyo akishakiye agishaka ashize amanga kandi ntabwo wamubuza. Nkuko nanjye nakubitaga ijisho Seven Gare hariya nkavuga ati hapo ni kweli kabisa. Nanjye ndavuga ati uwo mwana wo kugira ngo azagire ikintu cyitwa yuko akuze yazabira se ngo kumubwira ati uriya ni umwari bimeze uko. bivuze ngo wamureka akayireba iyo ndirimbo? Namureka rwose, ahubwo mbere yuko nayireba nkabanza nkamwigisha ibintu by'ubukure ku buryo yanabigiramo abizi. ntabwo namushishikariza kuyireba, gusa nsanze yo kuyireba nabyo ntacyo bitwaye ko n'indirimbo nziza ntabwo irimo ibikabyo byinshi, gusa namureka akayireba.